baba we Madena agiye kunsuza pe dore nawe mukabari no nyabonyemo nari narayibagirwe burundu abantu mwishana bose ndimo madeni by'amateni ni bibi pe giye kubireka iryo narifashe ryari ya muri bank ibanza nabigurisha gumaho ngaho sha gumaho sha nako vumbuye ndese wari ukubwiye ko ngiye reka nta hantu naringiye shaho ndahari ndi hano yewe we naho naringiye eriko rwose naho ubundi ndi kwibutsa twatuntu twize hari agashimwe twega kwigaba ngo bavanga imitobe ngo bikabyaranga amazi n'imiriro oya shira hanga ndi kwihuta wagize sinje ntago ndi kwihuta shira hanje iyo mikino utayizana handa umva ndakwinginze iyo mikino oya kirashira hasi ngamugeze kuri ko waje kuba wamwe amafaranga wishimye umeze neza oya iyo ntabyo kumbwira kira hano nigendere kira hano nise nk'ikaramu basizaniye no bahurira kira hano nigendere ndagwikize hakiri kaye mfite kumaye Kristo ntabwo cyakenda shaka amafaranga yanjye mwana uri ufite ikihe cyo zubundi iby'amafaranga ibijyanye n'amafaranga kiranga ibijyanye n'amafaranga urabizi Shira hano mari ibintu byo ngo nyine ngo wariye ngo nta kwishyura shirangaha kurya no kwishyura kura kuripa fundira gatsinda kazama shira hano shaganye imikino ryari shobora ryari tiri kuma kumyana zinga reka mpanze ndebe na ubu nazingahera turi akuru matindi kwishyuza nk'abati oya kamuzuke nzi ko wiyubashye oya ngiye kuguza umuntu utazanyishyuza nabi nanjye bagiye kuba bansura mu nzira ry'Imana none hanjye n'abapangiye kwishyura inzu cyane rwose ahubwo duhekiranga mani mbanganya cyane ndava hana amafaranga ngiye kuko umunsi nzaguhera siko bimeze kandi uyikaye ni yashimye ntabwo ni yashimye ko cyane umuntu nigira amushimikira nari ngaho kiranga nyine uvuze amarya amafaranga yanjye so bundi waretse ngazagwa mu kwa munani kabaze neza ry'Imana mana Kristo bungize kuri oye ngiye ndavanga amafaranga umva ngubwirenya ejo nzayabonye uri seri ngiye kamuzi kuri ndajya kuguza mu gatsinda ndaguza mu gatsinda oya nzayaguha rwose ngiye nongeye kubona rukanga pasaguse wowe nzakwishyura mwana zakwishyura sigagarebe murimo biberaye gusakuza abandi barimo ijana abyanzengereje umuntu ndimo bibera akaza kanafata mu mashati akananga bitinki narindi ubundi banana gikubise kizagaruka ejo ni kiza nzakisha amagenda ranzengereje pe mamagawe ninde bayina data ni byemve allo ndakumva amafaranga yafite ahubwo amafaranga banyoreje yo mu mayero ntabwo ndayavunjisha amafaranga yafite asitura dufaranga wamaye tutagora nagahanga kimbeba wowe urana uburungurungu buranzarufisha ufite amayero ibihumbi bingahe urumva ninga miliyoni zingahe ndakumva we nzabikora nako kanya humura amafaranga yafite tufite niki weje uzaze mvuye kuvunjisha nta kibazo ufite wenda kumva nta kibazo bizagira nzabikura humure ejo uzangiro nka saa 5 nzatambe unyagoheza amafaranga nayavunjishije ahubwo nyohereza wanyohereje birisaba bwo ko nta mafaranga nari mfite yo gutegesha kari mu nyine ari mu mayero kugira ngo bizabone uko bicamo neza nkatega ko abamotari nibayemera kunuza ntabwo wakomera amafaranga atavunye nari byashireho message ndayumva mu kanya nta kibazo ubona ni saa 5 Yosefu mukomere cyane biteze ni sawa tageze amahirwe rwose urabizi cana kwihanganiye iminsi baye myinshi pe umugore arenda kunyirukana none kwirukana iki se umugore kandi umugore ari kibazo ukora amafaranga naguhaye usikara amafaranga naguhaye uri ukuntu wambwiye uti mbabarira meze nabi meze amafaranga yafite nemera ari amafaranga nawe umugore yari yafashe mu gatsinda warabimbye narabyumvise atanabizi ubu ngubu natwe ruri hasi ejo mbabarira rwose mbabarira wowe kabyara ahubwo ukanywereke tugende mu mujyi umutware mfite moto ndagutwara
nta kibazo ugiye kuvunjisha ariko ayo mafaranga ndayakeneye bitarenze aka kanya rwose. Oya nta muntu wantwara azi ko mfite amafaranga banyoje amashira oya kareka kumemukira ari amafaranga ko nakugurije ubizi ibibazo wari ufite nese harubwo mwambuye harubwo mwambuye oya utanyice none se ikibazo ufite n'iki si mu mujyi ushaka kujya kuvunjisha sinabagore kubivuga ngwino ngiye mwitwarire urumva twajyana ngiye uzi ko mfite amafaranga menshi ujya kundoha munsi y'umukingo ntwarira amafaranga ubu nakugurije kuko mwanga utanyice ntago nabyemera kuntwara ubu uri kunekereza nk'umuntu wakwica n'amafaranga nyara kugurije abantu mwarahindutse ijana byose ibihumbi ijana ntabwo ari menshi ibihumbi ijana bitagwa n'agahanga k'imbe basire kare oya amafaranga ndayafite subyumvije ko mfite amafaranga se ntacyo genda nkuzaniye rero mu nzu rimwe ndikwereke uvuze ko ejo uzajya kuvunjira nta kibazo amafaranga ejo nzagwa ndayafite ikibazo ufite n'iki cy'amafaranga ngiye Joseph nzagere sanga ejo uzaba wafunze saa 5 uzangire umwe amafaranga yawe ejo saa 5 saa 5 yo saa Joseph nzaza ndundi wundi oya utazagira ngo nzaza niyoroheje nk'uko nguko oya nta kibazo se kuri umuntu mwiza bizi kibazo ni iki ufite aho kugira ngo urugo rwanjye rusenyuke hejuru yawe uzabura ubuzima sina nabivuze uzabura ubuzima ngo umuntu wanya kubuzima nkantware mu mujyi siwo untware mu mujyi unyishyure urabyanze ejo saa 5 sinkwe saa 5 zaza nisize abanyarwanda ndabazi sha mutazanya igendere wegenda amafaranga yaguha saa 5 uzaba hageze mwishyure kuzanja saa 5 amafaranga yabanyakuye bakwiye Niko kutari kunyishyura ako se wagwanje akavuyo kiki hajya muri miki ariko iyo umuntu abakopa muza mwicishe bugufi yaza kubishyuza mukishyira hejuru kunyishyura gira vuba tangiye ako se no kungwita birimo nyishyura ideni sindyemera nganyishyura kamanze ndebe uri kureba hano niho amafaranga ari kora mu mufuka oya uretse kora mu mufuka nyishyure oya amafaranga kandeba amafaranga murimo hajya witwa nde nitwa Ivona hey nama agafuka k'umuceri nabyibagiwe amakara kuyasize hajya amakara amavuta kuri kuyibagirwa kandi burutonde narebye izina sinari burutonde aha gufite ikayi ndabona uri kwishyura gira vuba unyishyure ngende ndi ku bantu ejo nzishyura gira vuba ndi kubireba samakara sarisa kuri kuzibagirwa ndayibutse nayo nshaka amafaranga nsize ntakinze batanyibagira vangende hari ikindi se buri ara manzu nyishyure byose ntago wabyanditse ntagure urinjije ntago wizeye oya ndabibonye nyishyura rero uzaje nkwishyure uzaje nkwishyure ntago ndi bugende utanyishyuye hita unyishyura nona njye kurangura ibindi abandi bararya iki abandi bararya iki amayero urayazi ndayazi wishyura mu mayero yazane amayero ni ibiki yazane ni ya mafaranga ava hanze wayakoze iki se nyaguhaye zara tujye kuyavunjisha unyishyure usobanurire ejo nzajya kuvunjisha uzaze nkwishyura saa 5 wagahunguye ko nkureba nkabona uri akanyamanyanga ko mbona uri akanyamanyanga agahungu nta manyanga nyangira ngewe we saa 5 uzaze nkwishyure hari ikibazo zuzuye mu kadomo ntuzanakerere ejo rero ninza ntunyishyure ndajya kuvunjisha amadolari manzu ndebe ejo ninza ntunyishyure ufite amahane nkeneye kurangura ejo uzara iduka ryanjye ryasigariye aho amafaranga bitabanaga ngakimba wakwitonza mu gihe 50 ni byinshi ndayafite ntago naguhaye kararira ndayafite narariye ejo saa 5 ninza sunyishyure nzakwica byakaze ntago bingwa amahoro kuba batatu saa 5 koko
ko ziba byatetse ntabishyura ikibo meze bite shaka ukwezi kwarangiye ndahita ngura ipantaro ukwezi kwani kurangira uyu munsi oya ahubwo harenzeho amasaha abiri nanjye ntayibariye buriya twakomeje guhagarara hanze tuvuga ati igihe cyose boss ari busohoke ndahita ngura n'izindi ubundi boss igihe cyose yari ari hemwa n'igihe twamutegereje ko boss wari wagiye twari gutegura ikintu na uyu munsi twiyicishije inzara ngo kubera baduha amafaranga yacu ndajya kurya n'akabenzi ngo muzagira inzara yanyu kugeza ejo saa 5 nimwe mudashaka kugira icyo mukuru nariye akabenzi ku mafaranga navunikiye natwe ubwo tuzongera gukora nyuma y'ejo ubwo ese ndayikata urayikata kandi n'ubundi utaraduhemba ubwo ashatse kuvuga ngo nanga azaduhembeje nanje nzakoresha tuzanarya ejo ariko nzaranga ejo saa 5 ubwo nanje nzakoresha saa 5 ubwo gahunda nuko zimeze ubwo sawa jambo ndebera nka boss reba amasaha birarenze hadushize rusata ejo saa 5 tuzadukire mu mwuga njereka umukobwa ne nabwiye ndasohokana ubu ntago anyica ibintu navuze ndamugurira akabenzi sha ni gitoki genda yawe yahonyagurisha genda yawe yahonyagurisha je navuze ndayarya anisubirire kuri wese sha nanya nisubira hano mu gikoni njya kwikukumbira turatwasigayemo none ngirene uyu uri kubona yaduha nayo guhaha ingwagwane gusa ariko mana yanjye saa 5 ngo ntabwo uzuye koko yaba we ari ndamuka ngiye na yazo Halo mana yanjye umva ahantu nagiye kwishyuza amafaranga ndaje gato ndaje nyazanye kabisa ko uri kuvuga kuri telefone uje kwishyura amafaranga nawe uje kwishyura amafaranga ahantu habaye iki ko habaye akavuyo uno mugase turi kubona hano uri kwijigo bite byawe numiwe ntago nababeshya isaha 7 ndiri ngo turi isasi nawe se nawe yakoye saa 5 se singiza ariko ko wa mugabo yanze akananirana mu mudugudu ubu twese yaduhaye isaha oya nawe kadutegereze rero igihe amaze mu nzu yanjye nawe se igihe wandi 50 byose yewe ubu ngubu narahombye ntabwo umunsi arayisohoka ntabwo ngicuruza arampombe wowe akurimo amafaranga ye jewe se yewe namugurije miliyoni 2 yarashye aneke umutwe ingegera mana yanjye umugabo wowe byari byagenze ngewe naramukopye kuva kuri kimwe cyose amakara isukari umunyu buri kimwe cyose ibihumbi 50 muri botike kuri manga miliyoni 2 izo wowe akurimo amezi 10 y'inzu atishyura umwambuzi ubwo nanga amazi atayishyura nubwo nayabara ngo mbishoboye ubu ndamusohora mu nzu amafaranga turatwara amafaranga wowe kwambye akabari karahombye buri munsi amafaranga tuyatwara ntabwo twanga tutajyanye reka babize ko amafaranga nayo tubona yarambwiye ngo afite amayero aya mafaranga amafaranga turayabona ari hehe turayabona amafaranga ibihumbi 100 akurimo magana ubwo zayo mafaranga uramugabo no muteka mubi none ikintu kinangaje n'uburyo twese yaduhaye isaha ya saa 5 imwe ngenda musanze ari kuri telefone akurwa rusaku igihe na Irene kumva urusaku n'urwiki cyane ntabwo ari hano bari gutakuri numvaga hari hano mu gipangu cyangwa baje kudukoreshereza ikirori cyo kuduhemba wabona ari ya bande ishinzwe kuririmbira abantu habaye ikirori bose akaba yadukoreye siripurize yaravuze n'igihe ataduhemba ariko zikariho mama akoreye kuntu bose ari umuko kandi saa 5 uzanageze ireba ku gipangu yari yanahafunguye kugira ngo iyo timu niza ntitubimenye dore siripurize we ntabikubwira uranaga umuzi ntari wawundi usaga nk'udi ugiraga ibintu by'imizikera wawundi unabicuranga ingorate nicyo nawe nikubwira bose ni umuntu bose yari yarabiteguye none se witwaje umufuka wo kuyabikamo ko mfite hano umufuka nawe waje urambikira nakubikira rwose icyizere cyatakaye ikintu muhamagaye shabudomagaye kabisa
hamagara yanaciyemo. Alo Joseph bimeze bite? Nahageze saa 5 nabona ko zageze. Ungu turi saa 6 ntabwo turi saa 5 ntabwo ko ibintu uri kuduke ntabwo uhari. None ubwo biragenda gute? ari Uri he ngo magusange? Araza. ko nari buve hano ra ndava hano nyajyanye bosi ngo ntango arakubwiye ngo nawe ngo ntawe uhari. umeze mute nta bicurangisho wazanye inka ko nta bicurangije ayaje gufata yanjye nabyo bicurangisho bosi wanyu kari kutubwira ngo nawe ari he nimwe mugiye kuza kudufasha mu kirori twe dushaka Ngo bosi ntawe uhari. bosi uzahara ryo nyabwo ajya kumubitsa ze baducurangira urumva yategura ikirori bosi adahari araryamye ari mu nzu muzane sha Ni ikirori cy'iki cyabaye hano? uretse muzane abana tubije bahageze tugende bahageze abantu abashyitsi bahageze wowe none siko bose ufite ubwoba ako waza ntabwo kugenda kumva n'amafaranga ganje mumuzane hano ni wowe tugiye gusereburana uri kuduhera muzane cyane ibyo gucurangisha bagiye kubizana ariko bose kari kwigora ibintu ako bose imenda yasaze ari kwigira yabuze uko ajya mu mujyi se kuvunja oya ndi kubona ari kwikora ibintu no munzu navanye zijyanye izanjye oya ubundi cha boss n'abantu mwaje mukakorera oya duha yaje hano yanyirukana hejuru yawe tugira ko babo akabari kanje muceceke muceceke agira ko babo uya barimo amafaranga ingo boss narabikubwiye iyo tuyishyuye tuba twabakubitse baje tuba twashwanyaguye babakubise mubakubitare mugenda mujyana marine inzu kiragakabenda kujyana niba ntimunakigarure mu kijyana ntibagitware sha ntibakijyane baguhe nyoko ntibakujyane sha baguhe nyoko natwe turajyana ibisigaye isigaye rwose